ni impanuka ikomeye ya bisi ya kampani ya International yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu aho yari irimo abaturage bagera kuri 52 nk'uko bene kampani babigaragaje. Abaturage bayibonye bagaragaza ko yagiye ibajugunya aho yagiye imanuka hose ku buryo yageze aha ngaha muri iki gishanga hasigayemo umuntu umwe nawe waje kuhaburira ubuzima. Gusa uko bigaragara iyi modoka yangiritse cyane dore ko aha ihagaze ari hejuru y'urutare kubw'amahirwe nirwo rwatumye itamanuka ngo igwe hasi mu mukoki cyangwa se muri ruhurura nini cyane ihari. Ndagira ngo wumve bamwe mu baturage babonye impanuka ndetse baje gutabara uko babibonye ndetse n'ubutabazi batanze dore ko bakuraga kuri uyu musozi bahitanwe n'iyi mpanuka babazamura kuri kaburimbo muri ibyo birometero bigera kuri 2. Impanuka naje nsanga imaze kuba ikintu nakoze ngewe nuko naje nje gutabara nzankuramo umuntu umwe wari urimo mu modoka wari wapfuye tangije turamuzamura tumugeza ruguru iriya tangije ngaruka gutwara umuntu wari urimo waryamye haraguru y'imodoka wari wapfuye nanone tumuzamura tumugeza ruguru iriya ndumva ari ibyo ngibyo nahuye. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo yagaragaje ko iyi mpanuka yabaye ku isaha ya 7:25 amakuru yari yamenye nuko harimo abaturage 52 ku ikubitiro abaturage 16 bahise bahasiga ubuzima. Abari bayegereye batubwiye ko ipine yaturitse hanyuma nibwo yahise mu muhanda ijyana hasi mu gishanga. Ni impanuka mbi cyane kugira ngo kugeza ubu tumaze kumenya 16 bamaze bakomeretse bagiye bajya mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Kiri gukorwa nuko Minisiteri y'Ubuzima kuko nabibabwiraga na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Imodoka nyinshi za ambulance n'iza gisirikare zagiye zizahanga ziza kwevakura abantu barimo kubitaho mu bitaro bitandukanye. Iyo ugeze rero aho iyi mpanuka yabereye ubona ko bimwe mu byuma by'iyi modoka byagiye bisigara ku musozi kuko ahangaha iri yamaze gusamburika cyane ku buryo bigaragara ko itakiri imodoka ariko gusa ngo yageze kuri iki gice igihinda nk'uko abaturage babigaragaza. Abenshi bari muri iyi modoka, bamwe bari bavuye kurangura ibicuruzwa mu mujyi wa Kigali babyerekeza mu karere ka Rubavu. Gusa nguko uko bimeze ahangaha mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga. Urabibona uzara abantu barimo kuvara kugera kuri none ubu nta n'uri kubakora abandi kugenda batandukanye. urabibona uzara abantu barimo kuvara kugera kuri none ubu nta n'uri kubakora abandi kugenda batandukanye. bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo na za shitingi ntabwo iri kuyireba naho satwikiye buriya n'imirambo. Ayiwe data we mana yanjye we biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru. Ayiwe abantu ni hariya hejuru twagiye umva mugerageze nimba ufite umuntu ujya ukora ingendo za buri munsi ubaze ino manuka ibaye muri aya masaha iguyemo abantu benshi. Gerageza ubaze yuko nta muntu waba uzi wabuguye muri manuka cyangwa se n'umuryango w'uwaburiye mu manuka nawe amenye ko hari umuntu wiwe waburiye ubuzima muri iyi mpanuka kuko iyi modoka iguye muri aya masaha nyuma ya saa sita. Ariko amakuru ndi guhabwa cyangwa amakuru ari kongeraho aka kanya ishobora kuba abantu barokotsemo ari bake kuko baravuga ko hafi ya bose baguye muri iyi mpanuka. Mugerageze ducicikanisha izi video ku mbuga zose nkoranyambaga tubamo
abantu babuze ababo kubera ino mpanuka bagerageze bagere ku bantu babo. Mugerageze dukore urukundo, tugerageze turebe ko hari umuntu wabona umuntu we waburiye muri iyi mpanuka, kuko imodoka nini ya bisi gutya iguyemo abantu barenga 30 kuzamura, ni abantu benshi cyane. Mugerageze turebe ko nta bantu baburiye ubuzima muri iyi mpanuka twaba tuzi hafi yacu. Mugerageze kabisa. Kuna wabaye kure. Igihe twamanukira? Mwarebye neza munsi n'abandi bantu barimo? ni impanuka ikomeye ya bisi ya kampani ya International yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu, aho yari irimo abaturage bagera kuri 52 nk'uko bene kampani babigaragaje. Abaturage bayibonye bagaragaza ko yagiye ibajugunya aho yagiye imanuka hose, ku buryo yageze ahangaha muri iki gishanga hasigayemo umuntu umwe nawe waje kuhaburira ubuzima. Gusa uko bigaragara iyi modoka yangiritse cyane, dore ko aha ihagaze ari hejuru y'urutare. Kubw'amahirwe nirwo rwatumye itamanuka ngo igwe hasi mu mukoki cyangwa se muri ruhurura nini cyane ihari. Ndagira ngo wumve bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka ndetse baje gutabara uko babibonye ndetse n'ubutabazi batanze, dore ko bakuraga kuri uyu musozi bahitanwe n'iyi mpanuka babazamura kuri kaburimbo muri ibyo birometero bigera kuri 2. Impanuka naje nsanga imaze kuba. Ikintu nakoze ngewe nuko naje nje gutabara, nzankuramo umuntu umwe wari urimo mu modoka wari wapfuye, tangije turamuzamura tumugeza ruguru iriya, tangije ngaruka gutwara umuntu wari urimo waryamye haraguru y'imodoka wari wapfuye, nanone tumuzamura tumugeza ruguru iriya. Ndumva ari ibyo ngibyo nabonye. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo yagaragaje ko iyi mpanuka yabaye ku isaha ya saa 7:25. Amakuru yari yamenye nuko harimo abaturage 52, ku ikubitiro abaturage 16 bahise bahasiga ubuzima. Abari bayegereye batubwiye ko ipine yaturitse, hanyuma nibwo yahise irenga umuhanda ijya ahantu hasi mu gishanga. Ni impanuka mbi cyane, kugira ngo kugeza ubu ngubu tumaze kumenya 16 bamaze bakomeretse, bagiye bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bafashe ubutabazi bwihuse. Kiri gukorwa nuko Minisiteri y'Ubuzima, kuko nabibabwiraga na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, bakoze ubutabazi bwihuse. Imodoka nyinshi za ambulance n'iza gisirikare zagiye zizahangaha ziza kwevakura abantu barimo kubitaho mu bitaro bitandukanye. Iyo ugeze rero aho iyi mpanuka yabereye, ubona ko bimwe mu byuma by'iyi modoka byagiye bisigara ku musozi, kuko ahangaha iri yamaze gusamburika cyane ku buryo bigaragara ko itakiri imodoka, ariko gusa ngo yageze kuri iki gice igihinda nk'uko abaturage babigaragaza. Abenshi bari muri iyi modoka, bamwe bari bavuye kurangura ibicuruzwa mu mujyi wa Kigali babyerekeza mu karere ka Rubavu. Gusa nguko uko bimeze ahangaha mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga. Bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo na za shitingi. Ntabwo iri kuyireba naho satwikiye biriya n'imirambo. Ayiwe data we, mana yanjye we. Biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru. Ayiwe abantu ni hariya hejuru. Twagiye umva, mugerageze nimba ufite umuntu ujya ukora ingendo za buri munsi, ubaze ino mpanuka ibaye muri aya masaha, iguyemo abantu benshi. Gerageza ubaze yuko nta muntu waba uzi wabuguye muri mpanuka, cyangwa se n'umuryango w'uwaburiye mu mpanuka nawe amenye ko hari umuntu wiwe waburiye ubuzima muri iyi mpanuka, kuko iyi modoka iguye muri aya masaha nyuma ya saa 6. Ariko amakuru ndi guhabwa cyangwa amakuru ari kongeraho aka kanya, ishobora kuba abantu barokotsemo ari bake, kuko baravuga ko hafi ya bose baguye muri iyi mpanuka.
mugerageze ducicikanishe izi video ku mbuga zose nkoranyambaga tubamo, abantu babuze ababo kubera ino manuka bagerageze bagere ku bantu babo. Mugerageze dukore urukundo, tugerageze turebe ko hari umuntu wabona umuntu we waburiye muri iyi mpanuka, kuko imodoka nini ya bisi gutya iguyemo abantu barenga 30 kuzamura, ni abantu benshi cyane. Mugerageze turebe ko nta bantu baburiye ubuzima muri iyi mpanuka twaba tuzi hafi yacu. Mugerageze kabisa. Uko wabaye kure igihe twamanukira mwarebye neza munsi nta bandi bantu barimo.